niyo waba udasenga cyangwa ukaba utemera Imana nta gushidikanya uwo musore uramuzi. Kuva muri 2015 amurika album ye ya mbere yise Number One kugira uyu munsi wa none niwe wenyine wakoze amateka atarakorwa n'undi muhanzi uwo ari we wese witwa ngo araririmba mu Rwanda, yaba akora gospel cyangwa akora indirimbo dukunze kwita iz'isi. Amateka yo kuzuza BK Arena akayuzuza wenyine igapfuka ikuzura no hejuru yateguye igitaramo cye bwite. Israel Mbonyi ni umuhanzi ukomeye w'igitangaza kandi ukunzwe mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Gusa ariko ngo yabonye akomerwa amashyi bigeze aha abantu bose bamutakagiza agira ubwoba bwinshi. Uti gute rero? Ati iyo abantu bankomeye amashyi ngira ubwoba, ndabitinya kuko Yesu asubira i Yerusalemu abantu baramushimye baramuririmbira basasa imyenda yabo hasi, ariko bukeye baramubamba. Abantu rero iyo bankomeye amashyi ndatinya nkumva nahunga nkigendera. Benshi bemeza ko ari umuhanzi ukijijwe koko ndetse wasizwe amavuta haba kuri we bwite no ku bihangano bye. Uyu musore kandi uretse ibyo kuba ari umuririmbyi mwiza ni n'umusore uri mu beza u Rwanda rufite kandi ukunzwe cyane n'abatari bake haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mbonyi kandi ahamya ko afite umukunzi ndetse avuga ko afite ubukwe, ariko igitangaje iyo umubajije igihe azabukorera nawe akubwira ko atabizi, ariko ngo bizaba ari kuwa gatandatu mu mwaka atazi. We ngo icyo azi nuko afite ubukwe. Mbonyi buriya ngo ntuzirushye umwandikira kuri WhatsApp kuko ngo ntago azapfa kugusubiza bitari uko yaguciye amazi cyangwa yakuriye sene, ahubwo ngo WhatsApp ntago ayikoresha cyane, ntago ayifata nk'uburyo bwa communication. Ngo iyo ashaka umuntu aramuhamagara, nawe rero ngo umushaka ukwiye kumuhamagara. Kubakurikirana ibibera ku mbuga nkoranyambaga mu ma interview atandukanye mwabonye uburyo witwa DJ Brian ari kuzonga Israel Mbonyi mu biganiro ari gukorera ku ma YouTube channel atandukanye. Kumuzonga nta kundi ahubwo yagendaga mutumaho abanyamakuru batandukanye ngo bamumubarize ikibazo kimwe kigira kiti Israel Mbonyi ni imanzi. Uwa mbere wakimubajije ni Murungi Sabe, ariko Mbonyi yarifashe yanga kugira icyo asubiza. Ati Brian azakinyibarize nzakimusubiza turi kumwe. Uwa kabiri wakimubajije ni Irene Murindahabi, nabwo ku busabe bwa Brian kuri iyi nshuro noneho yaragisubije. Yagize ati ariko rero rekana nagusubize kwanza, icyo kintu umuntu uzakimenya wenyine azaba ari umufasha wanjye. Israel Mbonyi afite inkuru nyinshi zo kumubaraho. Nibyo Israel Mbonyi ni ikirangirire, abarundi bo bati ni umuririmbyi rurangiranwa, amaze kuba igishyitsi ishyiga ry'inyuma muri gospel yo mu Rwanda. Yakoze ibitaramo bitandukanye haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ariko kandi na n'ubu aracyakomeje gukora umurimo yahamagariwe. Ariko se ubundi uyu musore ni muntu ki? Amazina ye yose ni Israel Mbonyi Cyambu, ariko ararihina akitwa Mbonyi. Ni umuririmbyi, umucuranzi n'umwanditsi w'indirimbo, kandi ibyo byose abikora neza cyane. Yavutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 1992. Avukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abakurikira mujya muhumva. Nubwo yavukiye muri Kongo ariko ntiyahatinze kuko mu myaka 5 y'amavuko, ni ukuvuga mu mwaka w'1997 we n'ababyeyi barambutse baza gutura mu Rwanda. Birumvikana ko ari naho yakuriye. Mbonyi yarize araminuza, aho kaminuza yirangirije mu Buhinde, aho yakuye impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza Masters Degree mu bijyanye n'ubuvuzi n'imiti pharmacy. Mbonyi yakuriye mu rusengero aho n'ubundi atari kure yo kuririmba kuko yaba aho yasengeye hose naho yize muri za secondaire yabaga mu makorali n'ama worship team atandukanye. Gusa igitangaje nuko uyu munsi wa none nubwo ari umuririmbyi w'ikimenya bose, ariko icyo gihe umurimo we ngo ahanini ntago wari uwo kuririmba, ahubwo yari umucuranzi n'umwanditsi w'indirimbo. Amahirwe yo guhabwa umwanya ngo atere amakorasi cyangwa yobore indirimbo muri ayo makorali ngo ntiyagize kenshi. Birumvikana ko ubwo habaga hari abandi baririmbyi bamurenzeho. Uzamubona kenshi mu bitaramo ari kumwe na gitari ye, aririmba anacuranga ntajya yisiga. Avuga ko yagiye agerageza kujya mu worship team atandukanye bagakora, ariko batangira kuzamuka hakaza umwiryane no kutumvikana bikarangira batandukanye. Muri 2010 rero ngo nibwo yatangiye gutekereza ko yakora umuziki we ku giti cye. Muri 2014 asohora album ye ya mbere yise Number One, ari nayo yatumye amenyekana. Na album yari indirimbo 8 zakunzwe cyane zirimo Number One, Nzibyo nibwira, Ku migezi n'izindi nyinshi. Gusa igitangaje nuko izi ndirimbo zakozwe mu buryo butari professional kuko nizakorewe muri studio. Israel Mbonyi mu kiganiro yagiranye n'inyarwanda.com muri 2015 yavuze ko rwose byari bitangaje ukuntu zakunzwe cyane kandi nta mbaraga na nke yabishyizemo ngo zimenyekane mu Rwanda, kuko zasohotse yibereye mu Buhinde nta muntu n'umwe umuzi. Atungurwa no kumva zaramenyekanye kandi zarakuriye mu rugo rw'umushuti we babikoze nk'abikinira. Umunyamakuru yatangiye amubaza ati none se indirimbo zawe ziri kumvikana mu Rwanda hose kugeza ubu waba warazikoreye mu Rwanda cyangwa wazikoreye mu Buhinde? Israel Mbonyi aramusubiza ati nazikoreye hano mu Buhinde mu nzu bisanzwe hamwe n'inshuti yanjye yitwa Bruce Higiro. Nta studio yari ihari, twazikoreye mu cyumba kuri laptop n'utundi dukoresho duto duciriritse cyane. Umunyamakuru yarakomeje ati ni ukuvuga ko zakozwe na Bruce se cyangwa ni wazikoreye? Bruce arakunganira ati ni Bruce wazikoze ndamwunganira. Umunyamakuru arongera ati
none se izi ndirimbo zaje kugera mu Rwanda gute kutari uhari? Israel Mbonyi ati kugeza ubu nanjye nicyo kibazo nibaza bikanyobera, ni Imana yabikoze kuko sinzi nanjye nasanze ari uko byagenze gusa. Umunyamakuru arakomeza ati mu buhanzi bwawe nyuma yaho usohoye indirimbo 8 niki cyagutunguye? Israel Mbonyi ati natunguwe no kubwirwa ko nahawe Groove Award ya Best Diaspora. Ntungurwa n'ukuntu izi ndirimbo zakunzwe cyane bitandukanye n'ahantu twazikoreye n'uburyo twazikoze. It wasn't professional kabisa. Kugira ngo wumve uburyo umusore yafite amavuta n'imigisha kuva ku munsi wa mbere nuko agisohora album ye ya mbere yahise atangira guhabwa ama award. Kuva ubwo yafatiyeho mu muziki ntajya asubira inyuma. Kugeza uyu munsi wa none ari ku isonga mu bakunzwe kandi bakora neza indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ndetse no mu muziki nyarwanda muri rusange. Mu mwaka wa 2014 Israel Mbonyi yasohoye album ye ya mbere yise Number 1 yamurikiye mu gitaramo yakoreye muri Kigali Serena Hotel muri 2015. Iya kabiri yise Ntashyo yayimuritse mu gitaramo yakoreye muri Camp Kigali muri 2017. Ni umuhanzi umaze kuba ubukombe, yatwaye ama award menshi atandukanye, akomeza gushimangira ubuhangange bwe mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Reka noneho nkwinjize mu tuntu n'utundi nkubwire bimwe mu bidasanzwe kuri uyu muhanzi ndetse na zimwe mu nkuru zagiye zimuvugwaho zigasiga imbuga nkoranyambaga zinyeganyeza. Kubazi neza Mbonyi agitangira umuziki ntabwo yajyaga akora amashusho. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Gentil Gedeon muri 2019 agikorera Kiti Radio yamubajije kuri iyi ngingo. Umunyamakuru yatangiye amubaza ati nta ndirimbo nimwe yawe ifite amashusho, ni ukubera iki wabihisemo? Niko bimeze kandi rwose nifuza kuzakora amashusho umunsi umwe, gusa amashusho nifuza nafashe mu buryo bw'imbona nkubone nko mu gitaramo, kandi ntabwo ndabona abantu dukorana bazi neza ibyo bintu. Kubera icyo utahisemo gukora uburyo bw'amashusho busanzwe abandi bahanzi bakoresha? Imyumvire yanjye mba numva amashusho afashwe mu buryo busanzwe ashobora gutuma abareba indirimbo zanjye barangarira ku miterere y'amashusho, bigatuma badakurikira ubutumwa mba shaka ko bumva. Abandi bakabona naho bahera bajya impaka ngo iriya myenda yambaye, ahantu nakoreye, ibyo ndimo nkora n'ibindi bitandukanye n'ibyo nshaka kwigisha. Gusa kuri ubu indirimbo za Mbonyi ziba zifite amashusho kuko bwa buryo bwa live yavugaga birashoboka ko none yabonye abafite ubushobozi bwo kuzimukorera ku rwego rwo yabyifuzagaho, akaba ari nayo mpamvu asigaye azikoresha. Niba ubyibuka nigeze kubikubwira ko Mbonyi ari we muhanzi nyarwanda wenyine wakoze amateka yo gutegura igitaramo akuzuza BK Arena isanzwe ijyamo abantu 10,000. Avuga kuri aya mateka, uyu muhanzi yavuze ko yanyuzwe bikomeye n'igitaramo yakoreye muri BK Arena ndetse ko ibyamubayeho ari ibintu wafata nk'inzozi. Ati byarantunguye sinabona icyo mvuga, gusa ndashima Imana yabikoze kandi rwose nifuza gukora n'ibindi byinshi. Israel Mbonyi avuga ko ibyamubaye hari ibintu atazapfa yibagiwe kuko yeretswe urukundo rukomeye. Ati ni ibintu umuntu atabona uko avuga. Ndashima Imana gusa kubw'urukundo abantu banyeretse ku buryo rwose ntazibagirwa. Zimwe mu nkuru zidasanzwe zamuvuzweho ni umunsi bamubika ngo yapfuye kandi ari muzima, tariki ya 6 Kamena muri 2021 binyuze kuri chaîne ya YouTube yitwa Fasta TV Show. Bakoze inkuru y'iminota 4 n'amasegonda 56 ivuga ko uyu muhanzi yitabye Imana. Muri aya mashusho bashyizeho uretse kugaragaza Israel Mbonyi acuranga gitari nta kintu na kimwe bavuze. Iyo nkuru bayihaye umutwe ugira uti Israel Mbonyi yitabye Imana. Urupfu rutunguranye rw'uyu muririmbyi Israel Mbonyi bigoye benshi kubyakira. Israel Mbonyi mu mvugo yumvikanamo agahinda abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yanyomoje aya makuru avuga ko bibabaje kuba abantu baba bashaka kwinjiza babeshya ko abandi bapfuye. Ati ese ibi byari bikenewe? Ubucuruzi bwa views bumaze gutuma abantu batubunyangamugayo ku nshuti zanjye ndetse n'umuryango mugari unkunda. Ndi muzima cyane kurushaho. Indi nkuru yamuvuzweho igatitiza imbuga nkoranyambaga abantu bagacika ururondogoro. Ni umunsi hasohoka ifoto y'umusore bitiriye Mbonyi ari gusomana n'umukobwa wambaye agakabutura kagufi n'akenda gato ko hejuru gafasha amabere gusa. Iyi foto ikijya hanze yaracicikanye cyane haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na WhatsApp. Abantu barayihererekanya cyane ku bwinshi, ibintu birakomera. Iyi foto itagaragaza isura neza na cyane ko bari bambaye amataratara, igaragaza umusore arimo gusomana n'inkumi. Uyu musore ugaragara kuri iyi foto ajya gusa neza na Israel Mbonyi ndetse banangana no mu gihagararo, niyo yifashishijwe berekana ko Israel Mbonyi ari gusomana n'iyo nkumi ahantu habereye ijisho. Benshi baratunguye cyane ndetse baranamunenga kuba umuririmbyi nka Mbonyi yagaragara arimo gusomana n'inkumi kandi nta mukunzi aratangariza abakunzi be. Abandi banze kwemera ko ari we ndetse abandi bamukomera amashyi ko nawe agaragaje amarangamutima ye nk'umuntu. Kuri iyi foto yavugishije benshi, igaragaza uwo byavuzwe ko ari Israel Mbonyi ahagaze ahantu heza hari piscine, ari hagati ya piscine ebyiri, ahameze nk'akarwa kari hagati ya piscine ebyiri
ari kumwe n'umukobwa wambaye agakabutura kagufi ndetse n'agapira ko hejuru gato ari gusomana n'uyu musore byaketswe ko ari Israel Mbonyi. Bamwe bamushimiye ku ntambwe ikomeye yateye dore ko ngo binaguye guhisha amarangamutima ya muntu, abandi bagaragaje ko ataciye nk'amabere kuko ngo nawe ari umuntu ugira urukundo ndetse ngo amaherezo azashaka umugore kandi bazabanza gukundana. Nyuma y'ibyo byose ndetse n'ayo makuru Israel Mbonyi yari ataragira icyo avuga. Ni nyuma y'uko abantu benshi bagiye bamubaza koko niba yari umukunzi we cyangwa ari we ubwe kugira ngo abakure mu rujijo. Abinyujije kuri account ya Twitter, Israel Mbonyi yasangije abamukurikira amafoto abiri atandukanye ya wa musore ari gusomana n'inkumi, maze abanza kubasaba imbabazi kuko yakoresha amafoto yabo, ariko avuga ko yashakaga gukuraho urujijo ku mafoto yabo bari bari kumwitirira. Yagize ati nihanganishije iyi couple gusa nifuzaga gukuraho urujijo kuri iyi foto mukomeza kunyitirira. Ngabo bene data tubahesha umugisha. Ni byinshi byavuzwe kuri uyu musore. Nanone kandi nyuma y'ibi hari ifoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga Israel Mbonyi yifotozanyije n'umukobwa usa n'umuryamye ku rutugu. Nayo ni ifoto yacicikanye cyane kuri Twitter na Instagram. Bamwe bati Israel Mbonyi atweretse umukunzi we, abandi bati dore undi mukobwa usenga Imana itari Bayali. Aha babivugaga bashaka kwerekana ko nyine uburanga bw'uyu mukobwa budashamaje. Si ibi gusa kandi byamuvuzweho kuko mu minsi ishize haherutse gucicikana indi nkuru ivuga ko yaba yarateye umukobwa inda, ariko ibi byo nta byinshi nabivugaho kuko ni ibintu byamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Reka tuve ku nkuru zamuvuzweho noneho nkubwire ibyihariye ku buzima bwe bwite. Israel Mbonyi aherutse kwemera Isimbi TV ko afite umukunzi bakundana, nyamara ariko muri 2019 yari yabwiye Kiti Radio ko nta mukunzi agira. Avuga ko yari afite bakundanaga kuva akiga mu Buhinde, yagaruka mu Rwanda nabwo bagakomezanya, ariko nyuma bakageraho batandukana. Gusa icyo gihe yavuze ko agitegereje undi uzaza, none ubu yaramubonye. Abajijwe ibyo kurya akunda, Mbonyi yavuze ko ari indya byose. Ati mu byo kurya njyewe ntabwo ntoranya, ariko iyo bibaye amahitamo nkunda imbuto cyane. Ngayo nguko rero ngibyo bya Israel Mbonyi, umuririmbyi, umucuranzi n'umwanditsi w'indirimbo wamamaye ndetse ukunzwe cyane na benshi. Ni ntansoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Ngaho reka duhurire muri comment utubwire icyo ukundira Israel Mbonyi. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.